cheers. Ngo abiswe by the way mbere ko nangira ndajyamba suze mwese happy new year to you guys. Dufite ibintu byinshi byo kuganira kuri uyu munsi wa none. Dufite ibintu byinshi byo kuganira. Okay, so ndajyamba nze basuze mbahe ikaze, mbifurije umwaka mushya muhire kuri mwese. Guys, did you see my hoops? Hey, so guys, dufite ibintu byinshi byo kuganira. Dufite ibintu byinshi byo kuganira. Dufite topic zigera muri 15 z'ibintu turaza kuganira ho. Ariko ndabanje mbasuze mwese abantu bose mudukurikirana kuri live, ndi kubabona much love. Mwari mwumbuye mumere wakumana kuri live umwaka washize 2019 nibwo mumere wakumbona. So turi muri 2020, mbifurije umwaka mushya muhire kuri mwese. Tugiye gutangira. Sorry kuba natinze, actually nice uko naryamye nkomeza kugira ngo turaza gutangira ku isaha ya saa sita. I mean kuri amasaha baragabanyije, so nakoje kwibagirwa kumbe injarenze isaha. By the way, it's okay. So let's restart. So dufite ibintu byinshi kuganiraho. So first of all ngira ngo bifuriza umwaka mushya muhire. Mbere na mbere ndasaba imbabazi ku bantu mwanyarikiye, nagiye nsanga mfite message nyinshi. Telefone nkunda kuba ndiho yo gusubiza abafana banjye, amagroupe nari narayitaye, ariko iri safe ndayifite narayibonye. So I'm so sorry ku bantu natinze gusubiza message. Hari abanyifurije umwaka mushya muhire, hari abanyifurije Noheli nziza, hari abanyandikiye bavuga ati happy birthday Eric, happy new year. Izo zose na message ngomba kwicara ngasubiza kuko ni message nyinshi. So I will take time and reply all of you guys. So I'm so sorry ku muntu wanyandikiye ngatinda gusubiza. Don't be offended, I'm so sorry. Nanga byari n'ibintu bati no kwigira ukuntu agatinda gusubiza. Habayeho kuba telefone nagize nayifite, so biratinda. Okay, so ubwo namumbabarira. So ndagira ngo nshimire abantu mwese mwanyifurije isabukuru nziza. Ndashimira abantu mwese mwanyifurije isabukuru nziza. Bangore surprise in Michigan kuri my birthday. Actually bari bafite ikirori cya New Year celebration. Then nari umugest mukuru aho ngaho. Murabizi ko ndahostinga amashow, honor of the, I mean guest of honor. So byose ni binakazi kanje nkora, murabizi ko nkora ibintu byinshi bitandukanye. So rero aho muri Michigan byagenze neza, ni naho bankoreye surprise. Anniversaire ngenda neza, twaradinye mu video n'amafoto murabibona. So ni byinshi dufite byo kuganira. So dukomeje ikindi uko mfite topic nyinshi z'ibintu tugomba kuganiraho. So reka mbabwire rero kuri trip experience yanjye. Twatanye na trip experience, ariko najya mumve kano karirimbo abisiwe. Cheers guys, cheers. Life's too short. Life doesn't go out 24 hours. Yeah. Abantu bamaze kuhamagara 32 cyangwa mugera muri 500. Abisiwe ngo bazishima rukubabaye. Mane ndamenaho too much. Kashi ndashiraho so much.
navuye hano murabizi hari mugenzi wanje umushuti wanje witavye Imana acha twe tumaze guhura incuro ebyiri izindi ncuro byaraferinze guhura navuye hano ngiye gushingura umushuti wanje witwa Letitia witavye Imana muri car accident so byari amarira niki murabizi ntango byari byoroshye kwakira situation uko yitavye Imana hamwe na boyfriend wiwe muri car accident yari bazina wanje yitwa Eric. May their soul rest in peace, please. Ariko, hari ikintu nshaka kugaya abantu, guys. Kuri iyi si habaho ibintu bibiri, guys. Kuri iyi si habaho ibintu bibiri. Burya mariage n'urupfu ni ibintu bibiri. Burya mariage ya mbere niyo wakora mariage ya kabiri n'iya gatatu zikagenda neza kurushiza iya mbere. Burya moment iba yarabanjirije ya mbere niyo ya mbere ibirenze izindi zose. Niyo wakora mariage igapfuba kongera gukora yindi ariko mariage ya mbere niyo ya mbere. So Letitia namumenye kuba shuti ba muri Phoenix Arizona, namumenye kuba yatumye menyana n'abantu bo muri Texas, yatumye menyana n'abantu bo muri Dayton Ohio, yatumye menyana n'abantu bo mu mastate atandukanye. Ariko ikintu cyambabaje kikambabaza kikancengura umutima nukubona Letitia yitaba Imana ariko abantu muri babasirayi Queen n'abandi bose basangiraga amahenesi n'inzoga abashoboye kuza ari mbarwa nyamara yaritavye Imana mukamupostinga mukavuga ati oh rest in peace mukerekana za weakness zanyu kuri nuza kuri social media ariko ku munota wanyuma aho bagiye kumusezera kwa bavuga ngo send off hakaza abantu mbarwa n'ukuri kw'Imana ndabizi nanga ari benshi babivugaho ariko byarambabaje njewe nk'umuntu ari wibereye hariya kandi na mpamvu mwavuga itumvikana kuko nabonaga muri gupatinga party after party byarane nuzi kijororo ndavuga ati nayo kuvugwa ni muzahagere nukuri kw'Imana muri indyarya turabanyarwanda turi indyarya mana yanjye abanyarwanda turi indyarya yo it's so sad birababaje cyane nukuri kw'Imana birababaje nukuri birababaje mwisubireho mwisubire abantu baba diaspora urupfu nukugurizanya kwitaba hariya nukugurizanya kuko we don't know tomorrow uyu munsi ninge ejo ni wowe. My friend, ari umuntu uvuga ati kukazi bamwemye uruhushya twabyumva ariko se urapatinze uvuye hano igihe Washington DC uvuye hano igihe New York ugiye hano tukandi ukanabishyiraho kugashowinga off ngewe navuye hano muri Las Vegas navuye muri Las Vegas kure ngiyo hirya kure urugendo rw'amasa akuze urugendo nakoze guys na travelinze kuri Christmas sinigeze nane enjoyinga Christmas guys ku bantu mwabibonye sinigeze nane enjoyinga Christmas na ifite flight ya ninjoro mva hano Las Vegas ngwa Chicago uko niho nabonye deal yo kushobora kujya gushingura noneho mva Chicago nkodesha imodoka mva Chicago fata trip ya masaha 3 njya Fort Wayne Indiana gusezera umuntu warwaniye ishyaka muri bukano ba super sex amutuka ngo numu ngo ibishuti byanye ngo bigenda ngo ibishuti byari kese ngo bimeze nk'amacupa ngacurame ariko nyine nyuma super sex yamusabye imbabazi ariko yarwaniye ishyaka umuntu wese wazaga hano kuri kometa kanabi yarandwaniraga yashoboye kunyamamariza ama event yanjye yashoboye kugira twahuyeho kabiri nashoboye kujya kwatendinga show ya mbere muri Dayton Ohio bangira ikize kujya guhostinga show kubera uriya mwana w'umukobwa yanzaniye abantu bagize mu 10 bose baje kwatendinga show abo bantu bose murabo nabonye abo bose basangiraga bose bagendanaga ari abo muri Phoenix Arizona abari Dayton Ohio abaje n'imbarwa babari ku gatoki abo nabonaga bahorana mu buzima busanzwe basangira Hennessy bagira ute abo nango baje nango baje barafashe strip bajya za Chicago abandi bajya za Michigan abandi bajya za inkari ba snap zabo nyifata ko bati hari nabambeshye turaje reke dufite flight ya mu gitondo muri Phoenix Arizona bati niyo bavuga ati wize mwana w'umuntu avumye nukuri kw'Imana birababaje guys
gusezera ku umuntu wari inshuti yawe, umuntu utazongera kubona, kugira ngo umusezere bwa nyuma basi unahagere nugenda gushyingura usezero itugenda bikaba ikibazo. That's not good, guys. That's not good. I was feeling so sad. Kandi ku bantu batatangaga nanoza, batatangaga na facts zigaragara. Ukajya muri za party buses, ukajya muri za noza zose, ariko kuza gusezera wari inshuti yawe ku munota wa nyuma nuhagere. I was feeling so bad, guys. I was feeling so bad. Reka mbivuge ko ndabizi ni benshi babibonye ariko ntibavuga. Ariko ndashimira umuhanzi nyarwanda ubana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Saju, washoboye guhostinga abantu bose, urubyiruko cyangwa n'abandi bantu bose bashoboye kujya kwitabira hariya, bazaga bakaba bari iwabo, barabakarabiye iwabo kwa undi bavuye kugira arabagira ute, bose bari kuwo muhanzi witwa Saju. Saju, may God bless you. Saju ni umwana mwiza, Saju yaradutekeye, Saju yagize ute mana, Saju nukuri Imana iguha umugisha. Saju, I don't know how I can appreciate you, mami. Ariko nukuri abantu mwese muhura n'abantu nijye njababwira guys, nkajya nkora noza nkababwira ngo ni kenshi uzagira inshuti muzasangira mu byiza ariko mu bibi ntuyibone. Iyo ngiyo inshuti uzayitinye guys, iyo inshuti uzayitinye, inshuti uzatakambira ati wagize ibyago, iyo inshuti nihagera, iyo inshuti uzayitinye, inshuti uzagira ibyago nigutabare, iyo inshuti uzayitinye, inshuti uzabwira amabanga yawe yose nyuma mwakwanga, niyo inshuti ikaku-exposing, ikagushaka gushyira hasi kubera ko mwanganye, ikibagirwa ibyiza mwagiranye, ikaku-exposing, iyo inshuti uzayitinye. Hari abantu mu buzima utazizera, hari abantu mu buzima uzabona ukajya babonamo nka shitani, ukajya babonamo nk'inzoka, ukajya babonamo ukabasibira. Aba ni iki? Menya abantu mubana guys, menya abantu mubana. Niyo mpamvu Eric Semugu ngiye mvugisha ukuri nkavugira aho ngaho, kuko ndabizi uvuga urabeshya ukabizira, wanavugisha ukuri ukabizira. Reka njye mbihera ukuri. Umva ngiye nimpfa hadazo bakebeza, ariko zandyarya zizwa zisharinga amati, zizwa zivuga about me, zizwa zimvuga neza, abo ngamukirwa muri gusharinga ngo happy birthday Eric, Eric happy birthday, Eric we love you, Eric what? Kuno tanyuma muzongera kubona Eric Semuhungu kugira uze musezere bikaba ikibazo. Nabacishije mwijisho big time. May their soul rest in peace. Ariko nukuri byarambabaje. Mwisubireho, mureke uburyarya, mwereke umuntu ko mukunze mu gihe akiriho, ubundi mu gihe atakiriho cyangwa buriya zuka nuko Imana idakora ibitangaza, ngazuka imva yizukire hari aho twari turi muri nuza muri Dayton, muri Fort Wayne Indiana, arebe zandyarya akita Imana mwese mugashyira mu giso kurira by'uburyarya mwese muri Amerika, nango ari nk'abantu muri Afrika ngo umuntu yabuze itike. My friend, hano ufiramo na credit card ugafata trip ukaza ukabone. Nge navuye hano n'abantu nzi hariya, abenshi nari nzi n'abanyeshuri cyangwa iki, narafashe trip mva hano trip flight ingeza bwa mbere muri Chicago. Ni bwa mbere ngeze Chicago nkasohoka airport nkajya gushaka imodoka muri icyo gitondo mu bukonje, mbahava fata imodoka rento kanda drivinga njya Fort Wayne Indiana, njye gutabara umuntu twabonanyeho kabiri kubera ko nzi friendship icyari cyo, kubera ko nzi nanjye tomorrow sinzi uzankingura nk'ubu ndibana hano ejo mushaka kuvuga Eric yapfiriye mu nzu. Ariko umuntu ushaka kuvuga ati Eric yangiriye neza ashobora kuza kandwanira akajya kumkingura. So reka tubiveho, tureke umwana w'abandi umukobwa aruhukire mu mahoro. Ariko mbabwira ngo iyi life mumbare mu sharing kuri za Slay Queen na Slay King zaje mu birori, zaje ni party after party, zarangiza nizishobore kugira ute kuza gusezera mushuti wabo. Basanyiraga amahenisi, basanyiraga amashoti, bajyaga mu tubyiniro, bakoraga trip. Nge atese suye turakora nizo trip. Reka muveho Letitia, moving on. Please, reka tumuveho. Katumuve ariko nkikosori. Okay, so
topic ikurikiyeho ngiye kuba kuri friendship, uburyo wizera umwana w'umuntu, umuntu ukamubwira ibyo byose cyangwa umuntu ukamwizera cyangwa ukuntu wakundana n'umuntu, nyuma akantu gato mushobora gupfa kagatuma yibagirwa friendship y'ibyo mwagiranye byose. Man, ariko kugira ngo nataza kugaruka kuri trip experience, reka maze mve kuri bya Letitia. So mve kwa Letitia ndagira ngo gahunda yanjye igende par ordre, nkunda ibintu bye biciye ku murongo. Navuye Fort Wayne maze gushyingura ngenda Michigan Grand Rapids, aho sinubwamira ngiye magera naho twa drivingaga njya Grand Rapids Michigan. Nagize ibihe byiza, bankoreye surprise kuri my birthday. Naheruka kugirirwa surprise 2011. Umva bankoreye surprise, babanza kumara surprise ibirori byanjye, I mean na hosting the show actually. Umva, yes way, reka tubanze dukore cheers ku bantu bose bitabiye iriya show yo muri Michigan, kuko ubundi ibirori byanjye bari abakobwa gusa, byuzuranye abakobwa oh shit maze kunanye kuzimenara ndiguha abakurambere. Niko ubundi show zanjye man bagiye kuzana kana, ubundi show zanjye abari abakobwa gusa, abari abakobwa, abakobwa majority y'abantu bankunda cyane n'abakobwa kurusha abahungu. Show zanjye ubundi yo nzikoze abari abakobwa cyane, baje ari benshi bitabiriye cyane bavuye imihanda yose. So ndayadukore cheers ku muntu wese, umuntu wese washoboye kuza muri show yanjye muri Grand Rapids. Bari abahungu benshi, urubyiruko, abana bari smart, abana b'abasitari bori muri Michigan. Yego n'abakobwa bari bahari, ariko abiganjije kuruta abandi bari abakobwa, abandi bari abahungu. So abantu bose bari yo Michigan, muzamura amaboko hejuru kugira ngo babone. Much love, cheers ni yanyu kabisa. Mwanyeretse urukundo, muritabira, turabyina, turanywa, turaserebura, murarya. Umuntu wa support inzira event ni Safari Supermarket, ni shop icuruza ibintu byo mu Rwanda, ibifite ibintu byose byo mu Rwanda no muri Uganda. Umuntu ushaka isombe, ushaka ibitoki, ushaka amavuta, ushaka amamesa, ushaka nido z'imvaburayi, aba bose ndabo muri Michigan. Much love. Ushaka ibintu byose urabisanga kuri Safari Supermarket, kandi bakora na free delivering. iyo shopping ibintu biri hejuru y'ijana, ahantu uri hose bakugezaho icyo ushaka. So ndasuza abantu bose rero mudukurikirana, aba celebrities ubwoko butandukanye, abantu 395 400 mudukurikira live, mwese ndabasuje, basani aba fans banje bari mu ngeri zitandukanye, mwese ndabasuhuje. Namenye champagne hariya sinshaka ko yumiraho, umva isuku niyo ya mbere, ibintu byose wakora udafite isuku uburi nyakatsi. So mu gihe umenye ikintu ujye uhitahanagura bitarahumira. So bafite intoryi, bafite dodo. Safari Supermarket niyo yateguye iyo event, nayo wari umusponsor mukuru. Hari DJ Lion, hari DJ Fabrice. So twagize ibihe byiza cyane guys, twagize ibihe byiza cyane. Okay, so icyo kimirarira abantu bo muri Michigan nuko bitabira ibirori bikagenda neza, turya show, turanyizanya umwaka nabo. Then Safari Supermarket bangore surprise ya anniversary kwizanye Imana ngo narinzi what's going on. Nari navuze ko nataza celebrating my birthday because nagiye Michigan ngiye gusura my sister, no kuhareba no kugira ute, ariko ibya anniversary narabivuyemo kwa. Ariko twagize ibihe byiza Michigan. Much love guys, much respect to you guys. So trip range rero yo muri Michigan yagenze neza, nzagaruka nasanze mfite abafana benshi muri Michigan kuruta even Arizona. Hari urubyiruko rwinshi runkunda, hari abantu banyerekaga urukundo. Eric, I'm biggest fan, I love you Eric. Aba papa, abasore, aba mama,
banyereka urukundo mu bintu natatekerezaga. So much respect to you guys. Okay. So Michigan kandandekeraho nagiye no muri Chicago tugira ibihe byiza, twifotoreje kuri Beans, najyanye na famille sister wanjye tugira ibihe byiza. Okay, aho ngaho reka mavi. So ngarutse ku cyane cya friendship rero. Guys, sometime ngira sanse mbari nerekwa niba bigenda gute ngiye nanjye uganye kwisobanukirwa byarananiye. Hari igihe mba nicaye gutya nkagira feelings muri ngewe, nkagira ikintu muri buke igihe leta isayitabaga Imana nari narangize inzozi z'ibintu zitari nziza, ibintu kuntu gutya abantu sinshaka kubisubiramo aho ngaho twatina. Ariko nejo wundi ndi ku drive nka mva Chicago njya gushyingura muri Indiana Fort Wayne. Nagize gutya nandika ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. Yari ku itariki 27 27 cyane 6 yari ku itariki 27 uko twashyinguye 28. Umuntu wabanye post bango uwizera umwana w'umuntu avumwe namanika akaboko. Icyo gihe nari ngize feelings muri ngewe. Iyo ngize feelings z'ikintu hari ukuntu numva mpindutse. Icyo gihe iyo hashize nk'umunsi cyangwa hatagize ikintu kiraba ko munsi the next day hari ikintu kiba. Fanny yarabibonye, Alice yarabibonye, Wizzy the Beat yarabibonye, Urusaro yarabibonye, uwa Bell yarabibonye, Kayihura Scott yarabibonye, Kayihura wo warananyanze, Lodi Mugisha yarabibonye. So abantu benshi barabibonye. Okay, so that's not the point. Noneho nyuma uwari inshuti yanjye yashatse gushaka kunscamming. Wari my best friend one. Guys, hari ukuntu ugira inshuti, sometimes inshuti tukubera ikigeragezo ikubera umugisha. Wari inshuti yanjye nafata nk'inshuti yanjye nashaka azajya hanze kabisa, nabishaka azajya hanze kuko ngewe nta muntu njya nkiratingaho beef. Urumva abose barabibonye, Celine, Clovis, Sheriff, Banga, oh my god, ni benshi. Okay, so the guy umuhungu yagize atya atanya creating a drama. What's going on? Abantu batanye kunyereza uwari inshuti yanjye nanone uri mu Rwanda ngo jihadi ngo yanditse gutera se nkuko natari umuterrorisme ko natari umwicanyi, ko natajya mpura n'abantu batari age 21 batari age 21 to above, ko nadashakishwa mu Rwanda cyangwa muri Amerika. Ibintu bavuga ngo ugishirira ikise mu hanze yibiki. Naje kwa mbona abantu bari kunyereza se ngo wapfuye kina jihad. Byatangirega bambwira ati ese wapfuye kina jihad. Ndabaze nibyo uri kuvuga, ibiki muri kuvuga. Ese we nibiki muri kuvuga. Ngo umwana w'umuhungu jihad yari cyarandika. Ngo se muhungirike. Ngo hama hamwe ngo rusome nibo barwishigishiye. Sinzagushyigikira amafuti ngo nuko nzi umuntu. Reka nkurikira agapira ntuje nta mususu. Ukurikira umupira se turi gukina football, ukurikira umupira se turi muri World War, ukurikira umupira se turi muri World Cup, ukurikira umupira se barabundi bacumugani ngo utazi yava namenya niyaje. Ubu kuko jihadi yarakwiye kwicara akajya kundwanya abantu mumuzi. Narayisire na hotel akarasire na hotel ntajya Gisenyi akajya Gisenyi, naryasire na hotel akarya sire na hotel, twajya breakfast hotel na hotel akarya sire na hotel. Ari uyobora amagroupe yanjye, ari we wakira amafaranga, ari wakira iki. Ubu ngubu ne wakwicara bati ngo reka ngo wicare ngo uvuge ngo se muhungu. Ariko uziko se icyambere nambere nacyo si ndi umuterrorist, nta cyaha nishinja. Ibyo ndi kuvuga muri kubyumva, ariko ubwo si
nta gisebo ufite like I don't know, I'm just here like in the deeper mandazi sinzi ibyo ari kuvuga ngo ugushyira hanze bikiraho uwo wari inshuti yanjye ngo uri muri Sweden nakomeza no mukino azagira abatanya gukora ama photoshop aterike ndagufite ati byago hanze ati hanze erigese buko nacyanishinja erigese buko kora munishe kora atari umuterrorisme ikintu wavuga no amaraso mbazwa hano muri Amerika batwegemewe n'amategeko ubwo se wazi uvuga iki koko se mungerikere bigena nago hari abantu baza bakeneye attention wabima attention wabareka bagatangira kugira akara hakajya he kugira bamenyekane nuzu ukeneye attention kuri Eric Semuhungu nzayiguha full attention sinyananga part time bro sinyananga part time ya attention nguha full one sinja nanga attention iri hano kano gatoyi nguha full one. So bikiraho rero ndagira mbabwire ngo guys hariwo wita inshuti yawe nyuma akakudisappointinga ako kano gatoya mushobora gufana n'umuntu akakudisappointinga kubera iki kubera ishyari ryacu ryatunaniye abise abanyarwanda tugira ishyari si twese ariko tugira ishyari who agree with me ko tugira ishyari turarigira ubu Eric Semuhungu Eric Semuhungu ko nta muntu turimo muri competition ko niberaho life yanjye ko niyenjering ubuzima bwanjye ko niberaho kuntu kwanjye ko nta muntu njya mangana nawe Eric Semuhungu bamushaka iki amaze barisira umuntu wibereye neza bareba kabona Eric Semuhungu ari gupopinga Eric ni brand nkukare nagiye kurambana ngo amavideo ngo kwa Dekati ngo kwa bande bose ngo kwa Bakasuku ngo Eric Semuhungu ngo yashize amavideo ngo hanze ngo na Jihad nyamara ibyo bintu by'amavideo sinzi aho biva naho bituruka ibyo bintu byari bifitwe nawo ngabo none kugira ngo bansigeho icyasha ngo Eric Semuhungu yakize gutya Eric Semuhungu koko ibintu atagize iwanjye ibintu ngiye posting ikintu rimwe iyo utangiye kukibona kuri account yanjye nyine biba byaranye kiba cyaba expired sinongera sinya nsubira inyuma y'umwaka umwe cyangwa ibiri ariko ubundi ngiye sinya nsubira inyuma mu gukonya guposting ikintu na postinze kera ushaka gufata ni foto nko mu kwa kabiri nkazongera kuyigushakira nka nyuma y'umwaka kusijya sinya mbibonera umwanya ibintu nk'ibyo none uriya Jihad aricara agashaka Jihad yamenyekanye kubera Eric Semuhungu kugira agera kwa Badekati nahe hose kugira agere mu binyamakuru no one was not Jihad. He got blind cyangwa he became famous because of me. Mumuje gutukana andusha umunwa ndamureka kuko ngewe nkabizi nge sinya nkora n'indiscipline Eric Semuhungu sinya nkora n'indiscipline uyu ushatse kwigira karakajya he mushyira ku ruhande kandi nawe babwiye cyagiye muri buka mbere guys mbabwira ngo hari umuntu nizeye nkashaka kumwandikaho imitungo yanjye natigeze nkiraho famille yanjye muri buka ibyo bintu mbibabwira abantu bakunda guhora kuri nuza yanjye kuri live yanjye ibyo bintu murabyibuka ni kenshi nabwiye ati hari nizeye umwana w'umuntu yari inshuti yanjye yari best friend wanjye kugira wizere umuntu nagiye no kumusura uwo muntu pe yari Sweden ubu ngubu niwe ifatanyije na Jihad ngo bari gushaka kundwanya that guy I paid this visit to him ngiye nacyamufata nk'umu best friend wanjye kuko niwe wivumbe gutya amvaho ashaka kuniranya na mama hari umuntu uteranya umwana na nyina ariko se abantu mwarasaze hari umuntu uteranya umwana na nyina hari umuntu ujya bicara kitanya umwana na nyina my friend you know wateranya umwana na nyina basiga bari closer ugasigara wori kigoryi utazi yuva ni yujya this guy ndacyamufata nk'inshuti yanjye pe kuko ngiye kuri nge nta kintu namuhemukiyeho na gito nta kintu na kimwe nishinja ariko this guy who live in Sweden yicaye ashaka kwigira igisirayi queen iyo ushaka kwigira umusirayi queen ugashaka kwigira umudrama ngiye Eric Semuhungu wisharuzi koko ngiye ushaka guhangana na Eric Semuhungu zatanga izawe gutya
nta muntu uteranya umwana na nyina guys, nta muntu uteranya umwana na nyina, nta muntu uteranya umwana na nyina. Urumva guys, umuntu uzashaka kwigira ku inshuti kuri mama wawe, ashaka kwigiraho Rwanda nziza, uwo muntu uzamutinya kuko azaba ari toxic, uburozi kuri wowe, uburozi kuri wowe. Kandi rero bakavuga bagaca umugani mu Kinyarwanda ngo ucira mu kasoro gatwara nyoko. Hari ushobora guca iyo nuzi ushobora kunkira gutyo ukagira gutya, eje uwo mushibuka gushibukana n'undi baguterura. Rero byo kwicara ngo Eric ngo se mu mudamu ufite ngiza zigiye kujya hanze ngo uraje ngo wandagare. Namaraso y'umuntu numwe nzira kuko nango sindumwicanye. Na muntu numwe nahemukiye. None sizavuga ngo Eric se umuhungu ngo uraje mu kirase ngisimwote. Icyo natabonye kuri isi ya Rwema ni igiki? Ese nicyo tsigaje kubona ni igiki? Ko ibintu byose nabibonye. Ibintu byose nabibonye guys. Ibintu byose nabibonye. Nta natabonye. Kandi urebe ukuntu abantu twigira inzoka, twigira uburimi bw'indyarya. Uwo washatse kwenanya kuri mama wanjye, kugira ngo uwashatse kwigira inshuti kuri mama wanjye, yararangije aramuboroka, aboroka mama wanjye. Ibaze we, igashaka kwigira ikirura, harya ikirura mu nama, warangiza kwigira ikirura mu nama, ukahita werekana true face yawe. Nge nababwiye umuntu nashatse kwandika imitungo yanjye, yari uwo mutipe wo muri Sweden. Nakomeza ino game nzagira kabisa, zamu exposinga kuko nakuntu umuntu ashaka kungira nabi nanga ujya bimugwa amahoro. Murabizi neza ko ngende FBI for investigation izayo utaziguhagurya. Ntaziguhagurya kuryo usigara wumiwe ukavuga ati na kinye na equipe idakinika. Narabye ko ngende FBI. Na muntu ujya nyicaraho cyangwa amenyere ngo bimugwa amahoro. This guy who lives in Sweden nakomeza izo zifite gutya. Hari ikintu yigeze gukora nge mugirira ibanga man, arabizi ikintu yakoze. Ndabizi ari gukoresha fake account hano kuko abantu bigira babaye fake life, baragira ute, barafakinga n'ubuzima. Hari yigeze gukora ambaza gufata decision n'iki, ndamubwira ati naribi kuko ngiye numva ko like turi inshuti. Umuntu narinzi byo mu rugo, nanjye azi byanjye byo mu rugo. Nagiye no kumusura Sweden, ariko at the end ni ushaka kunyigiraho ikirura. Ngewe Eric Semuhungu, umuntu uzashaka kumenyera agashaka kunyicaraho gutya, nzaguhizawe azed. So icara rero shinyirize kuko isi zakota. Niyo kwanga Eric Semuhungu ngibya bintu bijye kujya hanze. Eric Semuhungu se Eric Semuhungu sinjya mpura n'abantu nkuko nabivuze kare, sinjya mpura n'abantu batari age 21 and above. Ikindi sindi umuterrorism. Ubu tuvugana Donald Trump yamaye green card y'imyaka 10. Abantu awo jihad abo bose izo ndyarya z'indyamirizi, my loved one yitaba Imana, my loved one wanjye yitaba Imana, baraho ngaho barira yafishe umukunzi, bacana amabuje, bacana iki, ayose yari amaco y'inda. Buriya narabareba nkabura agaciro. Buriya mfite intimba ku mutima, hari byinshi mbacishekanye ku mutima, hari byinshi haragenda mafitanye ku mutima, ariko mbazi icyo mushaka. Navuye muri Amerika nikorera ikapu bimwe ndabyishyurira amafaranga ari extra, mbazanira imyenda, mbazanira inkweto, mbazanira amatelefone, mbazanira ibiki, nibyo nataye famille yanjye, mbiha inshuti ngite ngo ni inshuti. Ubu ngubu nizo zitangiye kumpinduka. Baca umugani ngo mbaruvura umukingi ijisha bwacya kare gukanurira. Ubu ngubu nibwo nangiye kubibona. Amaco y'inda gusa. Mwangiza ngo ngwiki. Eric Semuhungu ugiye kunyaryo byarananiye. Buriya mbarimo mbazi nuko ndenzaho. Jihad namurwanishaka. Abamama bamuhaga amafaranga hano kuri nuza kuri live, I mean muri inbox. Abamama benshi ndabizi badukurikiye hano, abo yatakira araburaye, abo yabugema buzayo kwishyura inzu. Ibyo byose ni ibintu namubikiye amabanga, nibyo atambwiraga. Nyuma abantu bamaze kumenya ko twashwanye.
bambwira iki bambwira ukuntu bamufashaga nyuma muje ibintu byo gutukana si yahise abahagarara agashinga nk'ihembe none ngo bashaka guhangana ngo nanjye Jihad yahoraga abwira abantu ngo Eric Semuhungu bagiye kumugarura ngo mu Rwanda Eric Semuhungu bangura mu Rwanda naza mbaye ubuzima busanzwe naza meze nk'imbobo of course umuntu aba yarasevinze udufaranga yaza agatangira ubundi buzima ko ntacyo nishinja ko nta kibi nakoze Amerika nyigendamo Uburayi mbutemberamo Canada nyitemberamo za Afrika nzigendamo Ubugande mugendamo u Rwanda ndugendamo ndazana hatinda nta kintu nikanajyana n'icyo nishinja none se uravuga ngo Eric baramugarura kandi rero ureba ahangaba ibi byose babikoraga ngo barebe ngo Eric Semuhungu gukoranga atazagaruka i Kigali ngamira kuyanga agiye kugaruka i Kigali yagaruka afite ikimwaro wumvaga ko se bazamenya ibyangombwa n'iki kibi nabaze narakoze ibi byose abantu mwiga namwe mu complaining my English aterike ninde uvugira muri mwebwe mwana ryarya ninde uvugira icyongereza ko natigeze mpayaringa abaroya ko natigeze ngira ute ninde umvugira sibyo byose sinjye byivugira muri immigration barakubwira baba create if you don't understand English shaka umuroya cyangwa umutranslator at your own cost niho uzabyishyura ko natigeze mbahayaringa mubonye Eric amaze gupopinga amaye kirangirire muri gukora ama photoshop muri gukora ama video shop muri ku fakinga news ngo munkire hasi guys abantu mwakurikiye stati zanjye hari umugani yavuze mu cyongereza uvuga ngo I'm not easily to be broken I'm not easily to broken I'm not easily to broken I'm not easily to do what to broken I'm not easily to broken Eric Semuhungu byacemo ni byinshi hagiye mutavuze ngo Eric Semuhungu aratwite hagiye mutavuze ngo Eric Semuhungu ngo yapfakaye hagiye mutavuze ngo Eric Semuhungu ubusi cyo nageje kuva kitebyenze cyo ikireze icyo mwavuze mbere ngitegereje kusohoka n'iki mukicara ngaho mukigira ibisirayi kwini Eric Semuhungu muramushyira hasi none ngo muri kutanga ama video ngo bantwike ngo bagirute ngo baravuga ngo bucya bwitwe ejo uyu munsi ni ngewe ejo ni wowe nibwo natazi ibyo muri gupfunyika imigambi yanyu mibisha nayivumbuye ndaba exposinze nibinaza bazabona ko ari photoshop muri gufumba aho ngaho namuzapfa kubyemera kuko abantu bari bose baranze ngese mungu baranze nacyo misha nababwiye ati mama wanjye arazi bashiki banjye baranzi family yanjye iranzi abafana banje standing for me baranzi nk'abagwakagiye baranzi bande bose baranzi rwakagiye twahuye Belgique sanze abantu baranzi umuntu nzi abanzi nk'abantu twaye muri shigani bose bavati Eric you so humble nawe tuzi kumeze gutya uri so kind bimeze gutya umuntu nzi duhura ahitamenya uwondiwe so ro kwicara ngaho ka bateri kese mu ndamutwika kese mu turamusura mu bigeze guta my friend nabwo bamfite na n'umutima ndwaye go ahead ufumba ako katogo nurangiza ugateka ukumbabura ariko umenye kuza kazakumenekaho nikatagushirirana kazakumenekaho kakotse ngere kurabizi Eric Semuhungu mu gihe ushaka kunyinjira ngo hisawe aze turabizi Semuhungu mu kubindi yajya byarananiye guys there is isomo ririmo ni hano riravuga ati guys n'ubukundanye n'umuntu cyangwa umenyeye n'umuntu ntuzicare ngo wumve ko solution ngo mwanganye mufite akantu gatoya ari kumuharabika ukibagirwa ibyiza mwagiranye ukibagirwa ibihe byiza mwagiranye ngo wicare umuharabike wicare ngo umuvuge nabi wicare ugira ute kuko uyu munsi uzavugwa ariko se nyuma nibirangira what the next what the next nyuma y'ibyo bintu nyuma what's the next guys umuntu wizera ukabwira amabanga yawe ukabwira iby'urugo ukakubwira ibyiwe jiba careful kuko baca umugani ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe guys jya umenya abantu muvugana jya umenya abantu bitsa amabanga
umenya abantu uzi ko ngewe this guy wo muri Sweden ngewe no musindashaka kumwexposinga kabisa kuko ndacyamuconsideringa nka my friend, nka my best friend. Umva umuntu nashatse kwandikaho guys, umuntu nashatse kwandikaho imitungo yanjye natanditseho family member yanjye koko. Noneho nyuma atangiye yigira igisirayi kwina ashaka kuniranya no kuri mama wanjye. Ngerike ngaramena amafaranga muri Kokobine. Ngerike ngari kumena amafaranga ngo muri za Kankigali. Ngerike ubuse wabigiraga mama wanjye. Buriya ikintu cyahaguseka gucisha mwijisho. Umubyeyi nyine arakurakarira ako kanya by'umunota umwe ariko se uri igicucu cy'umubyeyi nyine. Umwana asigara umwana wo kwa nyina nanko na hewe reka njye nicyo cyambihoreye kuko ngewe rike se muhungu ibyo mashishikanye ku mutima ni byinshi abantu tubana muri best family forever uwo Jihad baramuzi umuntu abantu bazi abantu tubana muri Semuhungu World Fans Club Semuhungu baramuzi so I mean Jihad baramuzi so ubwo rero nta mwanya mfite wo kuza kwisobanura ngo kugira ute kuko umanika gati wicaye wajya kukamanura ugahagarara cyarushinyirize rero kandi rike Semuhungu ubwira ngo ngerike ngagarutse mu Rwanda iki my friend ntuneze kumbona muri aho za Nyamirambo nandagaye nzaba ndi kuba Inyarutarama Kibagabaga Gacuriro Serena Hotel Marriott Convention Center kuko twaje mu mahanga tutaje gusurvivinga Imana dusize amavuta kandi hano naho twaje guhamba imbwa tukurira amafaranga nge nkibaza abana babandi muri gushyiramo muri gufata muga postinga ku ma social media niba mwamumva ko mushaka ngo kuhangana nanjye mwakwema abana babandi mugashyira Eric Semuhungu ubundi tugahangana ngiye na Eric Semuhungu gusa abana babandi mukabakura muri zino nozi mukabakura muri buno bugoryi bwanyu murimo nagikora mbona abana babandi muri kuba exposing hana abandi murabashaka hi abana babandi ko ntacyo bazira ko muvuga ngo muhanganye na Eric Semuhungu abana babandi bo bazamo gute bazamo gute my friend ntuzambona mu nzu y'ibihumbi 5 numbonamo uzanyime n'amazi yo kunywa ngewe sinya ndipfana nzapfira kuvugisha ukuri ninzi Kigali ukambona nandagayeho ngaho ndi kuri Vero Motel uzamfotore unye-exposing numbona kuri Tap and Go uzanye-exposing mwari mukwicara mukamenya ibyo uko mwahangana n'imibotwaro yanyu mukamenya niki abana babandi muri kubafotora muri kubashyiramo mwayiza ngo Semuhungu yango yashyize mu kanaka hanze Semuhungu ngirike ngenda arenga ibyo umuntu twatumaranye imyaka igera mu 6 2013 2011 na 2011 na 12 na 13 na 14 na 15 na 16 na 17 n'umunani n'icyenda na 20 namanye muri imyaka 10 nkibuka kumukira hanze imyaka 10 ishize kuki nabana taramukize hanze se kera nkakira umuntu hanze inyaruka imyaka 10 ishize just kugira ngo nderanye n'inshuti zanjye abahungu banjye inshuti zanjye zinyange Eric Semuhungu bimeze gutya na gutya my friend abazi kuri barakuzi kuko barabazi ko mufite ishyari zabo kubita ku gasi ngewe Eric Semuhungu kubimya byarane mvuga ukuri koko kumeze guys ariko mumenye ngo uwo wita inshuti yawe uwo wizera nyuma nimwangana gatoya azakwicara guharabika guys ku bantu munzi kuketinga urwango byarananipe
ndi umuntu wibaniraho mu mahoro sinjya mvayo ngo ntukane n'umuntu ngo cyangwa ngira uti cyakwiberaho ubuzima buri bworoshye cyakwiberaho life itinjira mu bandi mu bintu byabo kuko ibintu bitamfitiye akamaro sinjya mbitangaho sinjya mbitaho umwanya sinjya nabikontaho cyane. Reka dukomeze guys dufite amatopic menshi ngo tugomba kuganira. Guys, right now, I'm just enjoying my life. Na muntu numwe unyishyura biru, na muntu numwe unyishyura my vacation, kireka iyo nagiye guhostinga ibirori nibwo banyishyurira amatike na hoteli bakama n'amafaranga kujya guhostinga ibyo birori. Other than that, ubundi mvuye hano bantu ngiye wijyanye kuri vacation, mba nishyuriye. Muri Europe nta muntu wanyishyuriye. Narijyanye. Nakoze tuwa muri Europe nageze za Sweden. Je gusura umuhungu wari inshuti yanjye ubu wamaze kuminduka umaze kongera karaha kajya nagiye Sweden ndijyana nagiye Oslo Norvege ndijyana nagiye Brussels Belgium ndijyana yose n'amafaranga yanjye nayo ndi gukonsoma nagiye Denmark nagiye za Switzerland nagiye hose zose na Europe narahajagaza kandi ubu ngubu I promise you guys abafana banje muri Europe ubu ngiye kuza mu byo bundi kuko icyari gitumye nicara njagaraye cyarakemutse ubu n'umwaka wo kurya show na mpamvu yo kwicara ngo tugire za depression hari abantu bicara bavuga ati rike rero ngo ufite umutima woroshye nituvuga gutya na gutya turatumucinege aricara je depression. My friend iyi ngiyi 2020 na mpamvu yo kugira depression ubu n'umwanya wo kwicara tukenjoying a life to the fullest kuko na ubuzima ni gatebe gatoki ejo urira bubyicaranyije ugapfa kanabisiga ubuse uwo twabishakanye hano si yabisize. My loved one Ryan Hargrave yarabisize sabivunikiye ubango barihe yigeze arwara niyo mpamvu mbabwira ati life is too short. Ubu ngiye kugaruka Europe nkore tuwa inze tukore show ire nicyo kibarya babone reka ari gupopinga ngaho nagiye Canada ngaho nkungu w'imwaka ushize ngiye guhostinga maze guhostinga amashow ageze namaze uno mwaka wa 2019 namaze guhostinga amashow ageze muri 12 cyangwa 3 nagiye Canada inshuro 3. Ubu ngubu DJ Princess Flow numu DJ uri gupopinga muri Europe ubu baje budazamikiraka ngiye gupopinga muri Belgique ngiye gupopinga hose za France nkore tour ubu nakuryama uyu muri kwa DJ Princess Flow ubu ngubu n'umwamikazi hara muri mu gihugu cyabo mu cyo muri Europe muri Belgique arapopinga nje undi muzabona babanumiye muri Europe ngiye ko hara muri Birmingham Palace muri Belgium hara koza kwera ibirori nzaha sendereza huzure baje kureba umuhungu wabo Eric Semuhongo. Ibyo rero nibyo biryamo ngabo abanyeshyari bavuga ati Eric tumshaka kumubona babaye bitch you don't gonna see me angry muzabona igihe cyose mfite umutima mwiza ndi kumwe za Moet Chandon ndi kumwe za Hennessy ndi kumwera buriya buyoga bwa make munywa mwicare mu burekeraho kuko ntimuteze kora ndi kumwe buyoga bwa make yaya muzaya mumbona turi gupopinga nibyo bibarya ishyari mureke ishyari mwambi babwira mureke ishyari tujye gutanya tujye dukora tour inze popinga hose inze muri amashow ni Kigali nzaza summertime nze dukore show ubu ngubu ese mvuga iki ndeke ibintu byose ari buryo mugani w'abaganga Anje nicara mbihoreresha Eric Semuhungu ibibarya ndabizi sha niko twakomeje ubu Eric Semuhungu ubu ngubu ejo bundi nsigaje imyaka 2 nkahita mbona citizenship ubu ngubu Eric Semuhungu ibyanjye byose ni barabara seje sinanakeneye cyane kuko icyo nshaka cyose icyo nayo nshaka kuri isi ya rurema ni ugutembera amahanga Imana yaranyambukije aho nshaka hose ndahatembera ibyo nshaka byose ndabirya icyo nshaka ndakigurira ahantu hose nshaka ndahajya ubu rero I don't give a fuck. Ubu ngubu Donald Trump yavuze Eric my son
nguhaye permanent resident itariho condition y'imyaka 10 izo zose ni umugisha nangiranye 2020 izo zose ni testimony nibyo bibarya erike se mungu sinishyura rent mba muri mansion yanjye hano ibi byose nibyo bigirute nibyo bibarya mba muri mansion yanjye hano nawe dufatanyije kwishyura icyo cyase ndakirya icyo cyase ndagiteka yaya icyo cyase ndakirya icyo cyase ndagiteka kuko nta mwana ndiza Donald Trump yavuze tereke my son chaka ko abana bantu birirwa bakuvuga nabi birirwa bakwishunyirizaho hey uba tubereka ko na nyuma yazerikora ubwo Donald Trump abavuganye na immigration tereke se muhungu mumuhe 10 years to stay in America kandi no myaka 2 mumuhe citizenship mumuhe akagatabo mwese bamwifuza ka passport impamvu bivuga sugu showing off hari abantu benshi muri Amerika imyaka n'imyaniko mudafite ibyangombwa suku nanga abantu badafite ibyangombwa suku bavuga nabi cyangwa iki nuko igirute imana incinzira ahantu zitari ngiye sindamara imyaka 4 no muri Amerika ariko dore ifite imyaka 2 ya mbere nashobora gusohoka muri Amerika nashobora kugenda mu za Canada nashobora kugenda Kigali ngera nkagaruka muri Amerika nashobora kugenda za Europe nkagaruka muri Amerika ibyo byose no kwereka favor y'Imana ni kwa kuduza Imana yagusize amavuta Imana igukunda Imana yagukora igisuzuguriro kugira bakuvaga nabi ibasebye ikintu cyatumye nabakuza mu Rwanda mu kwa 12 nagira ngo nereke bari abana bo mu Rwanda bari barimo kumvuga nabi bagenda bansakaza ngo Eric agiye kugaruka I Kigali mbereke ko na gahunda mfite yo kugaruka abantu simabonye vuga ati Eric guys nagize gahunda nyinshi kandi nari naramaze no kugura itike ndayi canceling kuko njye nangasuzugurana n'umuntu yinjira mu buzima nahise nkora iki na cancelize tike ya Emirates nari mfite tike yo kuvana nkajya muri Uganda nkava Uganda nkagera I Kigali nkaza gukora n'amashow ariko maze kubona ko barimo kunyina Eric baramugaruye bagize ute nabatereka mbihagarike kugenda kugira ngo nabari bafite niwo mutima wikuremo babone ko na stress ndaje ndabihagarika sinagira Kigali ubu ngubu dore umwaka wa mbere nari utajya amatariki 10 Donald Trump yamaze kuma green card ya 10 years itariho na condition ni habe niyi mu myaka 2 citizenship agataho cyese ko ntarwo nkakeneye kuko aho nshatse hose ndahajya aho nshatse hose ndahatembera by the way mbibutsa ko nanjye kuza kushaka yaya mbere ticket nayo cancel ngiye ibintu byose ngerekana mfite na proof mfite receipt na cancellation byose ndabifite na pre-teens no refund banstarasura kuri account by the way mbibutsa gushyigikira gahunda za leta mwabonye ibintu excellent president w'u Rwanda Paul Kagame yatangije bira ibintu bya Connect Rwanda byo kwifasha abantu buri rugo rudafite telefone rukaba baruha telefone mwabonye ko bansharenginze abayobozi mu Rwanda barancharenginze Eric se mu can you join us nda joininga nda pledginga ama smartphone ndagira nkangure nabandi mwese you can join challenge then we continue to challenge na challenginze abana challenge na numwe twabivuganyeho impamvu naba challenginze ni cyane wenda mwayibonye mabati Eric kuki yakoze bino bintu impamvu nakoze ibirane gute na challenginze DJ Malno of course is my friend and DJ Pius of course is my friend no mitantaginga nitamvuga ati baza Kate bashabiti can you join us baza na Weba Super 16 if you can join us kiraona Shadibu if they can join us mu byukuri nanga abantu tuvugana ariko kwera ko nzi koko abo bantu bari popular bashobora gusharinga iyo story ikaba yakomera ni mpamvu naba mentioninze kwa ba joininga iriya Connect Rwanda iyo Connect Rwanda ni gahunda zaki ya leta kugira ngo dufashe si propaganda cyangwa ikintu gufasha buri muntu wese
uw'umukene cyangwa umuntu udafite telefone mu rugo birafasha. So niyo mpamvu nanjye na groupe yanjye Semungu World Fans Club, Semungu World Fans Club hamwe na Best Family Forever twapreginze kuzatanga telefone 5 z'ama smartphone. Guys, nanga ari ngombwa ngo utange maraphone, ushobora gutanga na telefone nshyashya ya Tecno cyangwa indi telefone yari yo yose ariko ikiri nshyashya kugira ngo MTN nayo ishobore gutanga guhamagara I think n'amayinite na internet by'amezi 3 ku muntu wese bazaha iyo telefone. So reka rero dukomeze dusupporting gahunda za government, dukore n'igihugu cyacu kuko utazi yava namenye yajya. Ngiye impamvu nkomeza gushyigikira igihugu cyanjye nuko cyarambaniye aho ngeze hose kubera igihugu cyanjye yaya. So guys, rero mu joining ino Rwanda Connect buri muntu appreginga ukanacalenginga mugenzi wawe kugira ngo tugurire telefone abantu batazifite cyangwa abantu batishoboye buri muntu wese atunge telefone, buri muntu wese atunge telefone. So kandi guys, ni kenshi sinabino gusa ngewe nkora ibintu byinshi bitandukanye guys, murabizi nkora ibintu byinshi bitandukanye fasha batishoboye ariko sinyiza ngo mbivuge hano ngo nakoze bino ngo nafashije abango twasuye ariko abantu bari hano bo muri Best Family Forever no muri Semungu World Fans Club barabizi kuko turahorana iyo twasuye nk'umuturage, iyo twaguriye abantu ibintu, iyo twagize n'ubungubu mwaka wa 2019 2020 dufite akazi kenshi kandi gakomeye. Tuzasura abantu Migambi John ndakubona Made in Rwanda. Yes, tuzakomeza supporting gahunda za government. Yes. Okay, so live iraregeye kurangira, tujye gutangira live ya kabiri. Buri muntu wese urashaka kugira icyo avuga turamuha umwanya dusome ibitekerezo byanyu. Ngiye guha umwanya abantu, ino live ziraguma amasaha 28 ariko live ya kabiri tugiye guha umwanya buri muntu wese agira icyo avuga. Nshimira abantu mwese mudahwema kubana nanjye mu supportinga igihe nagize ama depression, igihe byanze abantu mubana nanjye ariko ndamagana umwanzi wa depression. Umwaka wa 2020 n'uwimigisha gusa kuko twawutangiranye ibyishimo. Abashaka kuducinege turabamaganye mu izina rya Yesu. Tujye gukora live ya kabiri turaba duha buri muntu ijambo. Ushaka za live turamuzana murabizi tsigende brand kuri Twitter usanga ni good trading on my hoops bitches. Okay, so guys, munyemerere dutangira live ya kabiri ariho dukomereza. Shimira abantu 600 mwese mwe mudukurikiye hano. Tugiye gutangira kuri Bruce Corbin. Hi Bruce Corbin. Tugiye gutangira live ya kabiri ariho dukomereza. Ndajya nzana live umuntu wese ushaka kugira icyo avuga cyangwa umuntu. Hi Julius Chita. Hi, tugiye gutangira live ya kabiri ariho dukomereza. Okay.